Mbese uzi byinshi ku musatsi? Uzi uburyo umusatsi ukura cyangwa uzi akamaro kihishe k'umusatsi? Nguhaye ikaze muri iki kiganiro ngo tumenye umwadiko w'imikarago 10 ku musatsi. Tugiye kuvuga ibintu 10 bitangaje ku musatsi abantu benshi badakunze kwibuka. Abenshi bazi inkuru ya Samusoni ko yari afite imbaraga mu musatsi nk'uko byanditse mu Bacamanza ibice 16, mu rwandiko rw'Abakorino ibice 11 umurongo wa 14 kugera kuri 15 haranditse hati: n'ubusanzwe biteye isoni ko umugabo atendeza imisatsi, nyamara ni ishema ry'umugore ko ayitunga atyo bikurikije kamere yabo bombi. Nuko Bibiliya ivuga umusatsi. Gusa hari n'abafilozofi cyangwa se abahanga mu mitekerereze bavuze ku misatsi gutya. nka Fred Nietzsche yaravuze ati: umusatsi ubwawo ushobora kwivugira ukaba wagaragaza ubuhangange n'ubutwari cyangwa ntubugaragaze. Ntabwo ari we wenyine, nk'ubwo umugore witwa Simone de Beauvoir yaravuze ati: imibiri y'abagore yitabwaho cyane, hanyuma umusatsi ukaba ikirango cyabo. Confucius we yaravuze ati: umusatsi n'umubiri byose tubikura ku babyeyi, ntabwo ari byo kugira ngo tubababaze. Iri ryakabaye itangiriro ryo kubaha ababyeyi. Nk'ubwo hari inyandiko zigiye zitandukanye zo mu bitabo nka Hair Story ya Ayana Beads ndetse na Lolita, aho agaragaza amateka y'umusatsi n'uburyo wagiye ukunda gukoreshwa mu buryo bw'ivangura. Hari n'abandi kandi bagiye bavuga ku musatsi nka Victoria Shelo, aho bivuga mu nyandiko yanditse yise Encyclopedia of Hair, aho zino nyandiko ndetse n'izindi zitandukanye zagiye zigaragaza yuko umusatsi ari ikirango cy'umuco, ubwiza, ubutegetsi, igitsina, politike, intambara ndetse n'ivangura. Ubundi umusatsi ni igice cy'umubiri kimeze nk'imigozi mito mito ariko izonzwe, kikaba igice cyacu cy'umubiri kitagira ubuzima ariko kandi kiva mu buzima bwacu. Ubundi umusatsi uva muri hair follicle cyangwa se mu twubo tuba turi ku ruhu rwacu, niho umusatsi ukomoka. Rero kino gice tubona cyo hejuru cyitwa shaft nta buzima bubamo, keretse gusa mu gice kiri mu mubiri cyitwa root niho hashobora kubamo ubugingo cyangwa se ubuzima. Rero kino gice kiri mu mubiri mo hasi gifashwa n'ikindi gice cyitwa hair papilla. Kino gice nicyo cyinjiza intungamubiri zivuye mu maraso zigatunga umusatsi, hanyuma tukawubona uko umeze. Ariko kandi gikorana ku bufatanye na sebaceous gland. Iyi ni ituma umusatsi wawe wererana cyangwa se umeze nk'urimo amavuta. Ikintu cya mbere wamenya ku musatsi, nubwo umusatsi nta buzima ugira ariko wo nta gupfa. Umusatsi ni ikintu kihanganira cyane urupfu. Nk'ubwo umusatsi wabayeho kera ku bw'abafarawo uracyariho. Bigeze ndetse no kuvumbura ibisigazwa by'umusatsi wa farawo, kubera yuko umusatsi utagizwe n'uturemangingo turimo ubuzima. Nta nubwo rero ushobora gusaza kubera yuko n'ubundi uremye mu turemangingo twapfuye. Ikindi cya kabiri wamenya ku musatsi ni uko umusatsi ari rwo rugingo rw'umubiri rukura cyane kurenza ibindi bice by'umubiri. Umusatsi ukura ku kigero cya milimetero 1 buri munsi. Ku mwaka ushobora kuba ugize santimetero 12. Bivuze yuko n'umuntu uramba akagera ku myaka 70 yaba afite umusatsi ugera kuri metero 8 mu buzima bwe bwose. Gusa nubwo umusatsi ukura, ntabwo ari umusatsi wari wo wose, ahubwo ni umusatsi ugaragara inyuma, kandi cyane cyane umusatsi wo ku mutwe. Naho ubundi uwo ku bitsike by'amaso ushobora kugira santimetero 1, uw'ubwanwa ukaba wagira santimetero 30, mu kwaha ushobora kugira santimetero 5, wegereye ibitsina ukaba wagira santimetero 6, uwo mu gituza ku bagabo ushobora kugira santimetero 4, uwo ku maguru no ku maboko ukaba wagira santimetero 2, ni mu gihe mu mazuru no mu matwi ushobora kugira santimetero 1.5. Icya gatatu wamenya ku musatsi, umubiri ufite uturemangingo tubyara umusatsi tugera kuri miliyoni 5. Gusa abantu benshi dutekereza yuko uwo musatsi mwinshi uri ku mutwe, nyamara ntabwo ariko bimeze, ahubwo ku mutwe habarirwa uturemangingo tubyara umusatsi
turi hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 by'uturemangingo dushobora kubyara umusatsi. Bivuze yuko indi misatsi myinshi igiye iri mu bindi bice by'umubiri bitandukanye, nko ku bitsike by'amaso cyangwa se ingohe, ku bituza, mu kwaha, ku maboko, mu mazuru, mu matwi ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri bishobora kubonekaho ubwoya cyangwa se umusatsi. Icya kane wamenya ku musatsi ni uko buri munsi dutakaza hagati y'imisatsi 50 n'50, kandi si ukuvuga yuko tuba twayiyogoshesheje. Abantu benshi bambara imyenda bayambura bakaba bapfuka iyo misatsi, bajya koga ikaba yapfuka, bakaba bayibona mu isabune, babyuka bakaba bayibona mu mashuka ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Iyo ni imisatsi tuba tugenda dutakaza. Ibi nta n'umwe biba bigomba gutera ubwoba, kubera yuko nubwo tuyitakaza irongera ikamera, kandi nta n'igikuba kiba cyacitse, biba ari ibintu bisanzwe. Icya gatanu wamenya ku musatsi ni uko umusatsi ushobora kugaragara nk'ushaje, kandi mu by'ukuri uwufite atarasaza. Mujya mubona abana bashobora kuba bafite imisatsi y'imyeru, cyangwa se hari abantu bagira imvi bakiri batoya. Kuba rero umuntu yagira imvi ni ibintu bisanzwe, cyane cyane biterwa n'indwara zigiye zitandukanye cyangwa se siteresi hamwe n'ihungabana. Rero iyo melanine iri kugenda igabanuka mu mubiri, umusatsi w'umuntu nawo utangira guhindura ibara, ku buryo ugeraho ukaba umweru cyangwa se ukaba imvi nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga. Icya gatandatu wamenya ku musatsi ni uko umusatsi uba ukubiyemo amakuru menshi ya nyirawo. Usibye kuba umuntu ashobora kubonamo amakuru, kabone n'igihe bawukase baba bashobora kubonamo amakuru agiye atandukanye mu gihe cyose uwo musatsi baba bawukase cyangwa se uwo muntu atakiriho. Bashobora kubona yuko muri uwo musatsi nyirawo yakoreshaga ibiyobyabwenge, bakaba babona yuko nyirawo afite siteresi, bakaba babona yuko atwite ndetse n'andi makuru agiye atandukanye ya nyirawo. Impamvu ni uko imisatsi ibika horomone zitandukanye cyangwa se imisemburo itandukanye, ikabika na poroteyine zitandukanye, ku buryo imyaka n'imyaka ushobora kuzisangamo. Icya karindwi wamenya ku musatsi ni uko umusatsi ku bagabo n'abagore bose ungana. Abantu benshi dutekereza yuko abagore aribo bagira umusatsi mwiza kandi mwinshi, gusa ntabwo ari uko bimeze, ahubwo yaba umugabo cyangwa umugore bose bakunze kuba bafite uturemangingo tumwe ndetse n'imiterere imwe y'umusatsi. Bitandukanira cyane ku buryo bayitaho cyangwa se ku misemburo bagiye bafite. Icya munani wamenya ku musatsi ni uko kugira umusatsi mwiza, mwinshi cyangwa mukeya bishingira ku karemangingo warazwe n'abasokuruza bawe cyangwa se ababyeyi bawe. Nta mavuta, nta shambo cyangwa se ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwatuma ugira umusatsi wawe mwiza kurenza uko ababyeyi bawe cyangwa se abo ukomokaho babiguhaye. Nubwo wabikora byaba ari iby'igihe gito, ubundi ukongera ugasubira uko wari umeze. Rero gukomera k'umusatsi cyangwa ubwiza bw'umusatsi buva mu turemangingo dukura ku babyeyi bacu. Icya cyenda wamenya ku musatsi ni uko umusatsi ari kimwe mu bimenyetso by'imiterere y'umuco. Tuzi neza yuko abantu benshi bafunzwe, abenshi babavanaho umusatsi nk'ikimenyetso cy'ubuhangange kuri bo. Mu Rwanda rwo hambere hari abantu biyogosheshaga amasunzu cyangwa se ubundi bwoko bw'inyogosho, bikagaragaza umuco wa Kinyarwanda. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ahubwo mu bihugu bigiye bitandukanye usanga hari inyogosho nyinshi, kandi usanga hari n'icyo zisobanura ku bigendanye n'imibanire ndetse n'umuco wabo. Hari abiyogosha cyangwa se bagatereka umusatsi, bakaba bafite icyo bashaka gusobanura, cyane cyane mu bigendanye n'umuco cyangwa amadini. Nko muri Rastafari batereka imisatsi, Abahindu bakayogosha, bose bamenyekanisha umuco barimo cyangwa se ibyo bemera. Nanone umusatsi hari ubwo ugaragaza icyubahiro cyangwa se gusuzugurwa. Icya cumi gitangaje ku musatsi, umusatsi nta byiyumvo ugira. Ntushobora kumva ubushyuhe
ntushobora kumva yuko hari umuntu uwukozeho, ntushobora kumva imbeho cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nk'uko twabivuze, umusatsi nta buzima ugira. Umusatsi ntugira imyakura cyangwa se ubundi bwumvumbwe, nerve endings. Umusatsi ntabwo ucamo amaraso. Ibi bituma umusatsi w'umuntu umera nk'ikindi kintu kiri aho kitagira ubuzima. Ngibyo ibintu 10 wamenya ku musatsi. Nubwo hari abavuga yuko umusatsi utagira ibara rimwe rihoraho, ahubwo biterwa n'aho umusatsi uwukize cyangwa se ibihe umusatsi urimo. Reka nizere yuko kino kiganiro hari icyo kikunguye, babwira yuko gukunda ibyo dukora ndetse no gukora subscribe ari ingufu za moteri zidutera gukomeza. Igihe twari Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.